nicyo kiduteye Mana guhora tukuvugira twibutse ibitangaza imirimo ujya ukora nicyo kiduteye Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze nicyo kiduteye Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo ujya ukora shimwe Yesu we uhimbazwe kubw'imirimo dukorerama nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza ushimwe Yesu ushimwe watsinze Satani ushimwe Yesu watsinze rupfu na kuzimu ushimwe Yesu we watsinze Satani ma nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze niho umugisha mwese aho muherereye abatuye muri iki gihugu n'abari inyuma yacyo ko kugenda badukurikirana turabashuhuje Imana ibaho umugisha kongera kugirirwa umugisha wo kongera kuganira ijambo ry'Imana katumaze dusenga Imana Bana nyiri ibihe byose Imana umwana Imana umwuka wera so umwami wacu Yesu Kristo izina ryawe nirihimbazwe duhaye agaciro uyu munsi ko twongeye kubaho duhaye agaciro uyu munsi ko twongeye kongera kumva ijambo ryawe Mana dutekerejeho ijambo ryawe buzima ijambo ryawe riratwubaka niyo mpamvu twongeye guca bugufi cyane kugira ngo ari ushyirwe hejuru nyemerera ijambo mwami uwo rigeraho wese yongera kugubwa neza ku ijambo ryawe kandi rimuhindure n'ibyanze guhinduka ku buzima bwe kuko niwe buye abubatsi banze ariko rikomeza imfuruka nyemerera ukomeza ahatenubutse nyemerera ukomeza ahari hasenyutse nyemerera ukomeze ahari hamaze kugwa umwuma mwami ni wowe uzi imitima yacu ndetse n'abagiye kuryumva ari wowe twubaka kandi turubakika mu izina rya Yesu amen. Tugiye kongera kumva ijambo ry'Imana none nk'uko twaritambukije ubushize niyo musi tugira amahirwe yo kongera kumva ijambo ry'Imana. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na gitabo cya Yobu ibice 20 umurongo wa 15 ni igitabo cya Yobu ibice 20 umurongo wa 15 haravuze ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka Imana izabuhubuza mu nda ye. Ndasubiramo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka Imana izabuhubuza mu nda ye. Turasoma ikindi cyanditswe kimwe nanone mu gitabo cya Yobu ibice 13 n'umurongo wa 1 haravuze ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya ibyo muzi nanjye ndabizi ni mundusha amen. Iri jambo tugiye kumva hari umutwe uvuga ngo Imana ikugarurire ibyawe by'agaciro byanyazwe. Imana igusubize iby'agaciro byawe byanyazwe mu izina rya Yesu. Wowe unyumva cyangwa uzanyumva nangaje ritangaje rivuga ngo Imana singewe Imana igusubize ibyawe by'agaciro byanyazwe. Bibiliya ijambo riratubwiye ngo ubutunzi yabumize bunguri ariko azaburuka. Imana ihimbazwe ninde wabumize. Amagambo yo kuri Yobu yose mwese mujya muyumva cyangwa mujya munayasoma
Yobu yabayeho mu buzima butandukanye, Yobu yabayeho mu buzima bwiza, ubuzima bwiza arabumenya, agira abana beza. Bibiliya ivuga ngo yari afite abakobwa beza, ntabwo biri gibeshye, bivuze ngo abakobwa be bari beza pe. Bivuga ngo yari afite abakobwa beza, yari afite amatungo, yari afite ibintu byinshi niriwe ndondora mu mazina. Ariko umunsi ubumwe gusa ngo Satani arimo atembera arimo agenda ahantu hose, ngo hari biriya by'amakomantere avuga ngo mu ijuru hari igitaramo, ngo Satani kubera yaramenyera ibitaramo byo mu ijuru, ngo kandi niyo bivuze nabwo arabyumva, ngo yumva biramurya mu matwi, ngo bimutera kuzerera isi no kwitambagiramo, ngo mu gihe akigenda gutyo gusa mu gitaramo cyabaye mu ijuru, ngo mu gihe Imana ngo yarimo ngo inezerewe, ngo igiye gufata akagazi. Ibyo n'ibitabo bya komantere n'abantu bajya bakunda kuvuga wenda utuntu dutandukanye, ariko ntabwo biri mu Bibiliya. Ngo mu gihe ngo isohotse hanze gukubitana na Satani, ngo arayibaza ngo Satani uvuye, aravuga ngo mvuye kuzera isi no kwitambagiramo kubera igitaramo gusa cyari cyamugiye mu matwi, cyamumenya amatwi. Yari azi ko nava mu ijuru batazongera guhimbaza Imana, batazongera kwishima, ariko mu gitaramo kibe gusa ngo bose ngo nababura amahoro ari mu isi. Ariko tujya dusenga Satani akabura amahoro, tujya twishima. Buri iyo twishimye Satani ajya arakara, akabura amahoro, akumva guwe nabi. Imana ishimwe bera, mujye muhora mwishimye. N'igihe akwabaje ujye uvuga ngo Satani we ni wowe, ibyishimo byanjye birakomeje. Nuko ngo araje aramubwira ngo ko se hari ahantu uciye mu gihugu yo batuyemo wamumboneye. Aramubwira ngo ndamubonye, ndamuzi. Yo buramuzi? Ati ndamuzi. Wabonye uburyo nyishimira. Imana yari yanezerewe igeraho kwirata bera abantu. Yanezerewe bayihimbaje bayiramije, yibuka n'abandi. Baramubwira ngo wamubonye yo? Arambwira ngo namubonye. Wabonye uburyo nyubaha? Ati igituma kubaha n'ibiriya byose utunze, n'ibirya bya bindi byose atunze. Afite abana, afite amatungo, afite inka, afite n'akazi, afite n'ibindi byinshi. Ngo aramubwira ngo ikuntu nzi Yobu ntabwo ari kumuzi. Imana ishimwe, uko Satani akuzi nuko abantu bakuzi ntabwo ari ko Imana ikuzi. Arangije aravuga ngo njyewe uko nzi Yobu dore ukuntu muzi. Nzi neza ko yo batanyubashye kubera inka namuhaye, nzi ko yo batanyubashye kubera abana beza namuhaye, ndabizi ko yo batanyubashye kubera umuryango afite, ndabizi neza ko yo batanyubashye kubera yuko namuhaye inzu nziza. Yo banyubashye bitandukanye no kumuzi. Aramubwira ngo noneho nyemerera bino bintu ugende mbikoreho, hanyuma urebe ko yo batakwihakana niba ari uko wowe umuzi. Aramubwira ngo ibyo ndabikwemereye. Ugende ubikoreho, ariko ikintu wimye ni ubugingo. Reka mbabwira Imana ipfana natwe ni ubugingo. Ibindi byo inyongezo n'ubundi Bibiliya nikuvuga ngo mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka, ngo ibindi muzabyongerwa. Ni ukuri inzu ni inyongera, imyambaro twambara ni inyongera, abana Imana iduha. Ni Bibiliya ivuga ngo abana n'umwana uturuka ku Uwiteka. Bivuze ngo nakantu kadafatika no kumana igiduhereza ubwo twebwe tubyitaba ibikomeye. Ariko mva mubwira ngo Imana yirata Yobu. Arangije aramubwira ngo ugende ubikore icyo mwimye n'ubugingo bwe. Ngo aragenda byose arabikora. Sinshaka kubitindamo, mwese mwasomye amagambo, n'abatarasoma barasomerwa barayumva barayasi. Ngo abikoraho, hasigara abantu bo kuza kumubwira gusa ngo do ibyasigaye narindagiye nka none dore nguyu dore byarangiye. Yobu ngo yajyaga agira igihe, Yobu yari umukiranutsi, yajyaga agira igihe ngo yanasenga, ngo akegera Imana, ngo agasenga akavuga ngo Mana we, sinzi aho abana banjye biriwe, ahari nabo bakiraniwe, none umbabarire n'abana banjye, umbabarire n'umuryango wanjye, umbabarire abana banjye, umbabarire umudamu wanjye, umbabarire. Akavuga ngo umbabarire kandi ubabarire naho biriwe sinzi uko bavuze, abana banjye aho biriwe sinzi ukuntu bakinnye, wenda bashaka ko bakinnye nabi. Ngo akiyeza, akihanira n'abana be, akihanira n'umudamu, akihanira umuryango we. Ariko icyo gihe kimugeraho. Igihe Yobu ngo ageze igihe ngo inshuti zimuvaho, inshuti zigirayo. Zimaze kwigirayo, Yobu ngo agira ubuzima bubi. Inshuti yarasiganye ryari urujya ngo yishimishaga, ngo inyozi igatakara. Niyo nshuti yarafite gusa. N'umugore yageze igihe aravuga ngo ihakana iyo Mana, wenda twipfire. Aho si ho kiraniwe abantu bamushinja ibyaha. Ariko ngo igihe kimwe ngo aratekereza ngo Mana we, icyama noneho ndumva ubuzima bugeze ahantu, icyama no nkakubona nkagira ikintu nkubaza. Ngo Imana kuko amaso yayo yari n'ubundi yari ahanze kuri Yobu. Amaso y'Imana yarahanze kuri Yobu kubera yarazi ibigerageza agiye kwinjiramo. Ngo ibyumva vuba byihuse mbira hasi. Igeze kuri Yobu aramubwira ngo niko Yobu we, nabyumvishije igihe avuga ngo urangendeye, none reka mbanze nkubaza Yobu, mbamba isi wari uhari? Uzi ukuntu nayibambye atoya, none si ijuru nyibamba. Yobu aratekereza ati iyi si mbona nkandagira, ariko sinzi imikwege yifashe hasi kugira ngo itariduka, ahari none aha nabwo nayiburiramo. Ngo amubajije ngo si ijuru ndibamba, aravuga ati iri juru sinzi kirifashe, ahari yarinde kuriraho ubuzima bukarangira.
baravuga uko muriza amagufwa uko mubira amagufwa mu nda y'umugore akabyara umwana urakuzi yo mugaramubwira ngo mana we buretse aho nkubwire nzi neza ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana iravuga icyo nari nkeneye nicyo nuko umenya ko imigambi yanjye ari myiza kuri wowe. Yobu ngo amenye neza ubw'Imana imubwiye ko ikiri kumwe nawe ikimwumva ikiza kumwitaba aravuga ngo birebe ntabwo byaturutse ku Mana, ibi ni Satani wabikoze. Ngo ahita avuga ngo ubutunzi Satani wabumize bunguri ariko uzaburuka, Imana izabugobuza mu nda. Imana ihimbaza. Ubutunzi yabumize bunguri ariko Imana izabuhubuza mu nda ye kandi azaburuka. Imana ishimwe ko yabimize itigeze icakanga. Reka mbabwire, iramutse umuntu yariye tuvuga wenda tuvuge uri ibishyimbo uracakanze bakubwiye ngo bicire ntabwo wacira igishyimbo cyose uko cyakabaye, cyagaruka gifite ukuntu cyabaye kibi, cyabaye ifu cyangwa se hari ukundi kuntu cyagenze. Ariko umva ngubwire, Imana ishimwe ko yamize bunguri, Satani yamize bunguri atahekenye. Ibyawe nibigarura bizagaruka ari bizima, bifite ubumuntu, bikiri uko byahoze nta busembwa bufite. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko itigeze ibicakanga, Imana ishimwe ko itigeze ibihekenye. Niza kubihekenye twari kugira ikibazo. Yiza guhekenye niba reka nkubwire, ubutunzi yabumize bunguri, niba yaramize inka zawe, niba yaramize abana bawe, niba yaramize akazi kawe, niba yaramize abavandimwe bawe, niba yaramize inshuti zawe, ukabona inshuti zikuvuyeho, ukabona abavandimwe bigiye, ukabona ibintu bitangiye kwigirayo, oya nubwo yaba yarabimize, nubwo yabimize bunguri, ariko Imana izabihuza mu nda ye, ariko Imana izabimurutse, nabigarura bizagaruka bidafite ubusembwa kuko yarabimize, ntabwo yabihekenye. Imana ishimwe ko nubwo ufite abana bashobora kuba barakunaniye, ushobora kuba warabyaye, hari igihe abana bakunanira bakajya mu biyobyabwenge, bakajya kontrata y'ukuntu bifuza, ariko umva nkubwire yarabamize ariko ntabwo yabihekenye. Imana iza bakagarurira bafite ubuzima, bakiri uko wabifuzaga, bakiri uko wabatekerezaga, bakiri uko wari ukeneye ko babana nawe. Imana izagarura akazi kawe, nta kintu nibwo waba warakwirukanye utazi uburyo byagenze, nubwo waba waragashatse ukakabura, umva nkubwire, ntabwo umugambi w'Imana ari kugira ngo ubure akazi, ntabwo umugambi w'Imana ari kugira ngo ubure urubyaro, ntabwo umugambi w'Imana ari kugira ngo bakwirukane, ntabwo umugambi w'Imana ari kugira ngo abana bawe babibirara, oya. Nubwo Satani yabigizemo uruhara akabimira, Imana ishimwe ko yabimize bungura atabihekenye, izabigarura mu biganza byawe ari bizima, izabigarura mu biganza byawe bikiri uko byahoze uko wabyifuzaga. Bibiliya yavuze ngo ubutunzi yabimize bunguri ariko azaburuka, Imana izabuhuza mu nda. Iyo umuntu agiye kuguhubuza ikintu, guhubuza nuko nawe mfite imikoro mfite mu kiganza, umuntu agaturuka inyuma akayimubuza nabitekerezaga cyangwa nari ngiteguye, arabihubuza akabijyana. Umva uko Imana igiye kubihubuza, izahubuza akazi kawe Satani atabyiteguye kuzakabona, izahubuza abana Satani atabyiteguye kuzabyara, izahubuza abana Satani atabyiteguye ko bazava mu burara, izabihubuza mu nda ye. Ubyakire, wongere ubyakire kandi ugubwe neza, ntabwo bizaza bifite ubusembwa, ahubwo bizaza bimeze nk'uko wabyifuzaga. Imana izabihuza mu nda ye kandi uzabyakira ari bizima. Iri jambo ryatubwiye ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose n'ugutwi kwanjye kwarabyumvise. Imana ihimbazwe. Ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise, ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntabwo mundusha. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, yongere kandi ishyirwe hejuru. Numva nongeye gukunda Imana bundi bushyashya. Umva aya magambo, ubutunzi yabumize bunguri ariko azaburuka, Imana izabuhuza mu nda ye. Nukuri Imana ihubuza ibyawe byose Satani yanyaze, wongere ubifate. Navuze ngo Imana ikugaruriza ibyawe by'agaciro Satani yanyaze, Imana izabihubuza mu nda, Imana ibihubuze mu nda ye. Wongere ubyakire, hubuze abana bawe, hubuze akazi kawe, hubuze ubuzima bwawe, hubuze yongere ubyakire mu izina rya Yesu. Umva uko ijambo yavuze ngo ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ngo ndabimenya. Ugutwi kwanjye kwarabyumvise, ibyo muzi nanjye ndabizi, ntabwo mundusha. Amaso yanjye yabonye ukuntu wahuye n'ibibazo. Uko niko ijambo rivuze, iko niko ijambo ritubwiye. Amaso yanjye yabonye ibyo wahuye nabyo narabibonye. N'ugutwi kwanjye kwarabyumvise, ndabimenya. Namenye akarengane wahuye nako, namenye ibibazo
wagiye uhura nabyo. Namenye ukuntu wabyaye umwana agapfa, namenye ukuntu abana bawe bakunaniye, namenye ukuntu wabuze akazi, namenye ukuntu wabonye akazi shaka kwirukana, narabimenye ukuntu inshuti zakwanze, narabimenye ukuntu abavandimwe bakuvuyeho, nabyo burya narabimenye. Ibyo uzi nanjye ndabizi ntabwo ndusha. Imana ihimbazwe, haleluya. Ibyo uzi nanjye ndabizi, narabimenye ukuntu wagowe, narabimenye ukuntu byagenze, narabimenye ukuntu watesetse, namenye amateso yawe, namenye. Ariko ibyo uzi inshuti yanjye ndabizi ntabwo ndusha. Ngiye kubihuza mu nda ya Satani, nongera mbikugarurize. Ngiye kubihuza mu nda ye y'uwabimize, nongera mbiguhari bizima. Ngiye kubihuzayo, ngiye kubimwambura, ngiye kumuhubuza. Buryo umuntu aguhuje utiteguye, abikwa kutiteguye ugasanga biragiye. Imana igiye kubihuza, Satani igiye kubihuza mu nda ye nubwo abimize, ariko ntabwo yahekenye. Imana ishimwe kwitahekenye. Tugiye kwakira ibyacu. Ndagusaba ngo utegura umutima wawe, wakira ibyo Satani yakunyeze. Nakazi, n'abana, n'umugabo, n'umugore, n'abavandimwe, n'inshuti, niki kiguteye ubwo? Muri ibyo byose itegure. Numva umutima wanjye unezerewe, numva nongeye kwitegura nanjye, numva nanjye nongeye kuzura numva nongeye kuzura kwishima, kuko nanjye numva ngiye kwitegura mwakira iby'Imana. Uko niko ijambo rivuze. Ijambo riravuze ngo ibyo muzi nanjye ndabizi. Ijambo riravuze ngo nzabihubuzayo. Niba hari ibyawe wanyazwe, icare witegure iby'Imana igiye guhubuza mu nda ya Satani ukabyakira. Ibyo yakunyaze byose by'agaciro ugiye kubisubizwa mu izina rya Yesu. Ntabwo ari brag, ntabwo ari kugira ngo abantu bumve ijambo, ntabwo ari kugira ngo abantu bongere kwishima. Narivuze ijambo ry'Imana. Niba wizera ijambo ry'Imana ko ari ukuri, icare wakira ibyo Satani yaranyaze ku buzima bwawe. Niba wizera ko iki gitabo atari nge wacyanditse, ari ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, ni ukuri kw'ijambo, itegure kwakira. Ni ukuri kw'ijambo ry'Iyaturemye kandi ikaduhamagara, itegure kwakira ibyo Satani yakunyeze by'agaciro. Niyo inshuti zaba zarageze kure, nakure cyane Imana idahagaze izabigarura. Niba ari abana bagiye kunywa ibiyobyabwenge umunsi bakaba bidroga, ni ukuri nakure cyane Imana idahandura dukuremo ibyo biyobyabwenge, umuntu yongera agaruka ari muzima. Mwongere mujye inama, mama, papa, muko, musore, humura. Niki kigukandi, niki guteye ubwoba? Nuko ubona akazi kabuze, nuko ubona akazi bakakwirukanyeho, nuko ubona nta buzima, uri imfubyi. Umva nkubwire, nushaka uri imfubyi itagira epfo na ruguru. Umva ukuntu ijambo ryavuze ngo ni njye se w'imfubyi. Bivuze ngo ntabwo yavuze ngo abandi baraza uruhande rwawe ariko ngo nanjye nzaza niyomeke. Oya, ni njyewe se, abandi bose nabigije, ni njye se w'imfubyi. Ariko mujya munangaza. Niba uri imfubyi, jya wegera Imana uyibwire ngo papa uyu munsi nkeneye ibi. Niba uzi ko ari kubwira umubyeyi wawe, jya ubwira ngo nkeneye ibi. Reka nkubwire, Imana ikugaruza iby'agaciro byawe. Satani yanyaze, Imana ibigusubize. Imana yongere kubiguha. Imana iguha iby'agaciro byawe Satani yatwaye. Imana iguha iby'agaciro byawe Satani yanyaze. Ibyo yamize byose ndakubwira ngo Uwiteka Imana azabihubuza mu nda ye, azabimwambura, azamwambura abana bawe, azamwambura ababyeyi bawe bakwanze bigiyeyo, azamwambura inshuti zawe, azamwambura akazi kawe, azamwambura inzu yawe, azamwambura ubutaka bwawe, azamwambura ubuzima bwawe, azamwambura wongere wakire. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe ko isubije ubuzima bwacu. Imana ihimbazwe ko isubije ubuzima bwawe mu biganza byawe. Imana ihimbazwe ko ukuye hiyo ndwara yakunaniraniyeho. Imana ihimbazwe ko bikuye higusubije ubuzima bwawe buzima. Satani yaguteje indwara ariko humura, Uwiteka azagusubiza ubuzima bwawe uko bwari buri. Turagushimye Mana yacu, tugukize hejuru nanone. Ushimwe kugaruye ubuzima bwacu, ushimwe kugaruye akazi kabari barakanyazwe, ushimwe ko hubuje ibyo Satani yatunyaze, rega yatunyaze. Yadukuyeho byinshi, yadukuyemo ibyishimo byarashize, yadukuyemo umunezero wararangiye, yadukuyemo ibyiringiro byarashize. Ariko Uwiteka we ushimwe kongeye kutugarurira ibyishimo nk'abera bawe. Uhimbazwe kongeye kutugarurira Mwami ibyiringiro, kutugaruriye umunezero. Ushimwe kugaruye ibyacu byanyazwe, nubwo byanyazwe, nubwo byagiye tukiheba, nubwo byagiye tugacika intege, ariko uhimbazwe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ubutunzi yarabumize, yabumize bunguri, ngo ari kuza azaburuka, uzabuhuza mu nda ye. Uravuga ijisho ryanjye yabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvishe. Ibyo muzi namwe nanjye ndabizi, ntabwo mundusha, ntabwo twakurusha kumenya amateso yacu, ntabwo twakurusha himbazwe Mana, ntabwo twakurusha.
ntabwo twakurusha kubimenya, ntabwo twakurusha kubyitegereza, ariko uhimbazwe ko wabyitegereje ukaba ugiye kubihubuza mu nda ye, tukaba tugiye kwakira ubuzima. Abari barwaye bagiye kwakira ubuzima butakirimo indwara. Kanseri ushobora kuyihanduramo igashira, ushobora guhanduramo mana asimiga ukayivana mu bantu bagakira bagahumeka neza. Indwara zose zikomeye urabishoboye kubikuramo, izina rye rigahabwa icyo. Warakoze kutugarurira ubuzima mana, twakiriye ubuzima bushya, twakiriye kubaho nanone, twakiriye kongera kwicara mu buzima bw'ibyishimo, twakiriye kongera kwicara mu buzima bw'ibyiringiro. Izina ryawe rihimbazwe papa, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe. Turanezerewe nanone kongera kutubwira amagambo y'ihumure, kandi utugiriye neza. Twizeye iby'ijambo ryawe kuko ari by'ukuri, kandi ubikurikirana ugakora icyatumye ijambo ryawe risohoka. Cyo no guhimbazwa n'ibibi byawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.